Ndagusuje nyakubahwa Clever. Ndakubonye numva nagirana nawe ikiganiro. Wabinyemerera? Yego nta kibazo. Urakoze cyane. Ikibazo mfite nshaka kugira ngo tuganireho kirarebana n'urubyiruko. Muri iyi minsi urubyiruko rwinshi rwibaswe n'ibiyobyabwenge. Ntibakitekereza kugira icyo bakora, ahubwo n'amafaranga babonye bihutira kujya kuyagura ibiyobyabwenge. Ese ubona atari ikibazo u Rwanda rw'ejo? Yego nk'uko bimbajije ni ikibazo cyane mu Rwanda ndetse no muri society n'isi yose, ni ikibazo gikomereye urubyiruko. Hanyuma rero bikaba bizatera n'ingaruka nyinshi cyane, kubera ko iyo umuntu agize umwana w'umusore akajya mu biyobyabwenge cyangwa umukobwa, igihugu kirahomba n'umuryango ugahomba. Urumva ko rero ni ibibazo bikomeye. Niba anyoye ibyo biyobyabwenge, ejo bakamujyana muri gereza, azajya yamaremo imyaka 2 muri gereza, barimo kumugaburira ibyo kurya bya leta, yakaba irimo gukorera igihugu yinjiza amafaranga. Urumva ko aho kugira ngo yinjirize igihugu ahubwo aragihombya. Urumva ko ari ikibazo gikomeye ku muryango nyarwanda ndetse no ku isi hose. None se ni iyihe nama waha urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge? Inama nabagira ni ukugerageza gusenga, kwegera Imana no kurwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa n'inzira bakayihunga bahuriramo n'ibyo biyobyabwenge. Abahuye nabyo bakiha intego yo kubireka kugira ngo babashe kugira ubuzima bufite icyerekezo, kuko ibiyobyabwenge ntabwo biha umuntu icyerekezo, ahubwo bisenya ubuzima bwe. Ariko nanone nyuma y'uko bakuganirije, hari abaganga babyize, nyuma yo kuganirizwa umuntu akwiye kongeraho no gusenga, aba umukristo, Imana umuntu ayegera ikagufasha, ukabifatanya na kwa gufata inyigisho cyangwa inama muganga arimo kukugira, ukazirenzaho no gusenga. Ariko hari n'ikindi cyane gituma urubyiruko rwinshi rugira icyo kibazo cyo kunywa ibiyobyabwenge cyane, harimo nk'ubushomeri. Ibyo bintu kenshi cyane bitera agahinda gakabije. Hari ubwo umwana asoza kwiga akamara imyaka 3 atarabona akazi, akajya mu kigare cya bagenzi be, n'agahinda bamunywesha ibiyobyabwenge, agakomeza buri munsi abinywa kugira ngo arebe ko yakira agahinda gakabije. Ariko rero inama no gukanguka, buri rubyiruko rukagira ikintu rukora, umuntu wese akagira ikintu akora kugira ngo yirinde kuba yagwa muri iyo mitego yamugusha mu kwishora mu ngeso mbi, mu busambanyi, ibiyobyabwenge. Nimwitegereza cyane mu bushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abantu benshi bisanga mu busambanyi, mu ngeso mbi, mu bujura, mu biyobyabwenge, usanga kenshi cyane ari abantu baba badafite akazi. Bivuze ko iki kibazo nuko n'urubyiruko kenshi banegereje akazi. Yabona nk'umuntu urimo gukubura ku muhanda, mu by'ukuri azahembwa amafaranga nubwo ari make, ariko yinjire, ariko ukaba utamubwira ngo agiye kugakora, kumva ko ategereje akazi ko muri ofisi. Ariko hari akazi kenshi, umuntu yaba umukarani akabaho, umuntu yaba umuntu ukubura ku muhanda akabaho, wajya ufasha abantu muri serivisi, ugatereza umuntu ibintu yaguze ukabigeza aha ugomba kubigeza, akabona amafaranga. Waba umunyonzi ukabaho. Ibyo gukora ni byinshi umuntu yakora akabaho, ariko byamurinda kuba yagwa muri ya mitego yo kujya mu ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge. Urakoze cyane nyakubahwa Clever ku nama n'impanuro uhaye urubyiruko. Umunsi mwiza. Urakoze.